dutangiranye umukobwa hano wicaye wenyine usa n'uwibunze abana bamucaho murareba ukuntu abana barimo kumwembereza urukweto rwe dore ukuntu bari kumukurujugunya uyu mwana asa n'ubabaye utekereza ibintu byinshi dore ukuntu abana barimo kumukinisha ku ishuri kabisa bamubabaza nta nubwo bamwitayeho bose birasa naho kandi umugambi bafite ari umwe gusa umwana turabona afite ibibazo byinshi kabisa ntabwo tuzi ikibimuteye n'iki abandi nuko tubona barimo kumuseka gusa nta n'umwe urimo kumufasha mu bana bose ahubwo barimo kumuzenguruka murabona ukuntu biteye agahinda ibintu bibabaje cyane rwose umwana dore arirukankiye dore aba bana ukuntu bakomeza bamusebya bamutukagura bamubwira nabi gusa ngaha witonde urebe neza witegereze uyu mwana urabona uyu mwana rwose afite ikibazo gikomeye tutaramenya ngo ni ikihe kibazo gituma abantu bose abana bose bamusakuriza bakamubwira nabi gusa ngaha turabona umugabo bigaragara ko yaba ari se ariko ukennye dore umwana ngo aragira isoni akirukanka umwana ahise yirukanka papa waramuhamagaye umwana yanze kugaruka ngaha buriya papa we buriya ari kumusobanukirwa dore ukuntu b'abana disi bamushuka barimo kumureba bakamubonamo nk'umuntu udasobanutse ngaha tugeze noneho ni mu rugo aho umukobwa kabisa bari kumuhereza ibintu akabijugunya hasi akabimena ntamwitaye ari kumubwira ati rwose papa ntabwo nta kintu kimumfasha ari umukene ntutuma amera nk'abandi bana gusa birababaje ntabwo tuzi kabisa uyu mwana ibintu bimutera agahinda bingana gutya kugeza ubwo n'ababyeyi be yumva adashaka kubareba mu maso kandi rwose murabona ko na papa wese ikibazo cye ahangaha turabona umuhungu w'inshuti ye urimo kumuganiza byibuze agaseka ndetse nawe uyu muhungu yari ari kumutumira nko mu kirori runaka dore n'iki ngiki kabisa kumbe wa muhungu yamutumiraga kuza muri birthday kwizihiza birthday ariko disi dore ukuntu aje asa umwana arimo arasa nabi ntabwo asa n'abandi rwose birasa nabi pe dore n'inkweto yambaye nyine ahise bireba abandi bana baje ku mamoto murabaza abana bo mu bakire iyo baje mu birthday bateguye uduparufe imyambaro myiza disi n'uriya mukobwa bamutumiye gusa uriya musore nta mutima mubagira kuba yamutumiye ngo azi kwisharana n'abandi bana gusa ahangaha murabona ko rwose umwana ntabwo yishimye rwose ari kubareba nyine akabona ntabwo bishimishije ariko buriya mu buzima ngo tuba tugomba no kwihagararaho uyu mwana rero nawe n'icyari gukora ari kugerageza kwihagararaho kuza kwicara mu bantu bambaye gutya bambaye neza buriya ni ukwihagararaho nyine ukifatira imyanzuro disi akomeje kureba inkweto yambaye dore agatelefone afite kandi kaziritseho imishaneti cyangwa se imigozi ariko umwana rwose akomeje kuba intwari rwose akomeje kwihagararaho gusa uno muhungu wamutumiye ari nawe uyoboye ino bigi murabona ko uno muhungu afite umutima mwiza nta kibazo cyiwe rwose ni umuntu uba ushaka ngo abantu bose bagire umuco mwiza wo gusabana no gusangira bahurize hamwe hatitawe ku kuba uri umukene cyangwa se uri umukire byose we ntabwo abyitaho rwose niyo mpamvu yatumiye no mukobwa ngo aze kwicarana n'abandi gusa abakobwa bari ahangaha murimo kureba ukuntu ntabwo bashaka kumureba nta nubwo bashaka no kumwitaho dore ukuntu bongorerana rwose disi uyu mwana ntabwo baba bashaka kumwitaho ntibamwiyumvamo bamuzakora umuti dore disi ngo baramumenaho icyayi cyangwa se ishi rwose ibi bintu ntabwo ibintu ni nosense si ibintu byiza muri sosiyete kuri ka gafone ke ngo baragahererekanya inyuma nawe kandi rwose uyu mwana murabona ko yaje atumiwe n'inshuti ye inshuti imukunda cyane ari nayo yoboye ibintu byose ahangaha gusa umwana bikomeza kumutera agahinda kenshi gusa ahangaha papa we nawe murabona ko ababara udufaranga ariko amafaranga aba ari makeya nayo afite disi ntabwo agiye aho uyu mwana ngo yiteho murabona n'ibyo baba bari gupfa mureba ukuntu bamumenyeho byose biterwa no kuba yambaye nabi agatelefone k'abakene ariko nyine ibi ntiyagakwiye kubirenganyiriza se kuko se
ese nawe ntabwo nawe akora uko ashoboye, nawe agerageza uko ashoboye. Rwose ibi bintu pe biramuteye agahinda, biranababaje. Uyu musaza dore atwara akamoto, abagenda atwara imizigo y'abantu, atwara n'abantu gake gake, ariko nyine bamwe bamusuzugura, abandi ntibamwiteho kubera ko n'umukene, ibintu byose afite birakimwe. Dore byinshi udufaranga baba bamuhereza akatubika. Ikigaragara cyo uyu mupapa nawe ni umwana mwiza, agerageza uko ashoboye, ariko reba nk'ubu ngubu abantu baba bari kumukorera ubugome. Rimwe arakora ntibamuhe amafaranga, ubundi bakamuha ibintu adasobanukiwe neza, nawe agahinda gakomeza kwiyongera. Reba ukuntu aba yaryamye mu muhanda, nta cyizere cy'ejo hazaza bisi. Byose n'ubundi ni kwa kundi umuryango w'ukennye ukabura aho werekeza. Uyu musaza dore ukuntu arimo gutongana na polisi imubwira ati kuri ikintu kishaje cyawe mu nzira ukijyana ahandi hantu kure. Gusa uyu mukobwa rwose akomeje kureba se akumirwa, akavuga ati se ubundi nkawe wanzariye iki? Rwose ibintu byose akomeze kumushinja, kandi mubona ko se arashaje, ari mu zabukuru rwose, ntabwo afite imbaraga zo kuba yakwita kuri uyu mukobwa bihagije ngo amuhereze ibintu byose akeneye. Ariko ibi ngibi bibabaza umubyeyi cyane. Uyu mwana rero aba agenda areba aho abandi bageze, ukuntu abandi bateye imbere. Dore aha ngaha ise mwitegereje neza, isi yari arimo guhaha ku dufaranga yari yakoreye duke, yari ari guhahira wa mwana baze kumushyira ibiryo bisi. Gusa umwana yatambutse arebye ahantu barimo kugura ukuntu haciriritse, dore arabimuzanira mu rugo barahura. Dore murabizi ko yabonye ahantu yabiguze, gusa uyu mwana ntabwo tuzi niba ari bubirye. Dore gusa uyu mwana nawe aba ashaka kumubaza se cyane, bimwe bikabije cyane. Reba nk'ibi biryo bamenya hasi, kandi murabizi hari abantu benshi hano hanze baba babikeneye babibuze. Ibi biryo rwose birahenze, ntabwo ari ugupfa kubibona. Ariko reba ukuntu aba ababaje se, atitaye ngo yakoze iki, atitaye ngo yakoze akahe kazi, atitaye ngo yakoreye angahe, ibiryo akabimenya. Kandi mu by'ukuri rwose murabizi biriya biryo biba bihenze cyane, ko aba yafashe n'umwanya akajya kubigura, ni ikigaragaza ko akunda umwana we. None reba ukuntu nawe asigaye afasha agerageza mbese uburyo bwose bushoboka akabicira umwana w'ibiryo, cyangwa se akamwitaho, akagerageza uburyo ki bwose akamuganiriza. Gusa umwana we na n'ubu ntabwo akomeje kumwumvamo, amufata nk'umukene na mwiza isaha, kubera ukuntu abandi bana bagenda bamuseka. Kandi mwabonye ko buriya bintu byahereye kera ari umwana, none biragenda akurana n'ubu bantu baracyamuseka. Aha ngaha tubonye umugabo uje gusuhuza n'umusaza, ntabwo tuzi ikimugenza n'iki. Gusa murabizi ko n'abantu b'abakire ashobora kumuzanira nka sheke agasinya, ambwira ati wenda asinyira nk'amafaranga runaka. Dore n'undi kabisa araje, dore bamaze kuba babiri. Dore undi nawe azanye nawe urupapuro tutazi ngo hariho iki, umusaza arimo gusinya. Gusa ikigaragara cyo hari igihe mu buzima buriya bigeraho Imana ikaba yanakwibuka amahirwe akagusekera, kabone niyo waba umaze kwiheba. Nibyo biri kuba kuri uyu musaza turi kugenda tubona abantu baza, nubwo tutari twamenya ngo aba bantu ese baje gukora ikintu kibazanye. Umusaza akomeza kwitwarira akamoto ke bisanzwe mu ikaritsiye, aba yigenda atwara imizigo, atwara n'abantu gake gake. Gusa arimo kugenda yibuka ukuntu umwana we yagiye aterwa agahinda, mbese akamwereka ko atamwitayeho, kumbe yabaga ari abandi bana barimo kumuseka. Ese ari kugenda abyibuka, disi ise afite n'ubumuga, ntabwo agenda neza, afitemo ikibazo. So rero rwose ibintu birababaje, nawe ari kugenda yibuka ibintu byose bibabaje byagiye biba, ukuntu byagiye biba byose arimo kugenda bikurura. Ntabwo disi tuzi niba ahangaha byanamugwa n'amahoro. Ibintu byose arimo kwibuka ntabwo byatuma anatwara ngo akore akazi neza. Ni hahandi ashobora no gusinzira mu muhanda, akaba yakora n'impanuka. Niyo mpamvu murebe kubona umusaza ungana gutya ageza aho arira, kandi murabona ko rwose ni mukuru. Nawe abatekereza ko nta kintu atakoze, azi ko yagerageje uko ashoboye kose, rwose akita ku mwana we.
ikintu cyose ashoboye yaragikoze, ariko umwana ntibimushimisha. Kandi uyu mwana nawe ntitwamurenganya, kuko burya biterwa n'abari abana bandi bigana cyangwa se bo birirwana, nibo bamureba bakamutera umunabi, bagatuma ashwana na se kandi bitari ngombwa. Dore disi kubera bya bitekerezo birangiye bamuvunze, kubera kugenda atareba. Nakubwiye ngo ufite ibitekerezo bibi gutya cyangwa uri gutekereza nabi ntabwo wabitekereza. Noneho ikibabaje ni ukuntu mu modoka zihagaze mu gihe se bamugongaga, mu gihe wa musaza bamugongaga, n'umwana we yari arimo imbere, nawe yari ari muri izo modoka. ubwo niko kundi yaba yajyanye n'abana b'abakire. None umwana dore arasohotse agiye gusanga ari se, asanze ari se waguye hasi bagonze. Rwose ntabwo nawe yari abizi, ntabwo yaramenye ibibaye, ariko asanze ari se. Ese ubaye uri wowe hano wakora iki? Ubwise umwana yarebye se abona ko se burya nta kintu aba atakoze, se aba yakoze uko ashoboye. Hano nawe uhita ubibona ko rwose agonzwe no kuba yari afite stress nyinshi. Nta kindi kabisa cyamutera izo stress usibye ukuntu ugenda umutera umuruho, ugenda umurushya, ugira uti dore umukobwa ngo ararira, nawe biramurijije, nawe tekereje se. Erega burya nubwo yakoraga biriya nawe ntabwo abikora ari we, abikora kubera urukundo se. Nyine abikora birabizi ko se amukunda, ariko bitewe n'abana bigana cyangwa se abo bagendana, bagenda bamusakuriza bakamuseka, bamubwira ati muri abakene mwebwe iwanyu nta kintu mushoboye. Nibyo, ariko nibyo bituma amwibuka. Ibyo bintu byose bagenda bamubwira nibyo bituma ashaka kubwira se nabi, cyangwa se akareba se akabona nta kintu amaze, ariko mu by'ukuri arakimaze. Muribuka ukuntu se yari yamuguriye udukweto twiza, rwose yagerageje no gutuma hanze agahamagaza inkweto zihenze bakazimuzanira, ariko bana murabizi ko bazimukuye mu uyu mwana nawe kugenda yibuka nyine ukuntu se yabaga yagerageje kumwitaho. Nawe byisi birababaje rwose kubona umuntu abantu buriya. Niyo mpamvu bavuga ngo ntukatume abantu bakwinjira mu buzima, ngo abantu baguteshe umutwe, batekereze nyine, bagutekerereze, baguhindure mu mutwe, bagushyira ahantu utari ukwiye ko uri. Reba nk'uyu mwana kubera gutera se agahinda birangiye agonzwe, kandi pe ise yakoze icyo ashoboye cyose. Reba ukuntu yabaga yatumije utuntu duhenze ngo basi umwana we azishime. Disi uyu mukobwa ari kugenda abyibuka ukuntu se yafotozaga telefone nawe aziritse, ariko kubera abanyeshuri biganaga byatumye abyibagirwa. None ubwo asanze bamugunze nibwo ari kugenda abyibuka, akibuka neza ukuntu se yabaga yakoze ukuntu ashoboye rwose. So rero ibi ngibi bitwigisha ko buriya mu buzima busanzwe rwose ibi bintu bibaho, n'ibintu tugenda duhura nabyo buri munsi. Mpamvu bakubwira ngo nubona iwanyu muri abakene, cyangwa se papa wawe ari umukene, cyangwa se mama wawe, ntukagire ngo ni uko yakinnye abishaka. Burya nawe ntako aba ataragize, no kubera kubyaye byo ubwabyo nabyo aba ari igiciro gikomeye. Rero ntugatume undi muntu akwinjira mu buzima ngo agutekerereze, aguhindure ibitekerezo. Kuko reba nk'uyu mwana bitumye kubera gutera se agahinda, bitumye se bamugonga, kandi rwose nta kintu se atari yarakoze. Yageragezaga ibishoboka byose ngo amushimishe, amuhe ibyishimo agomba, umwana we akabimuhereza. Murareba n'ukuntu yigeze no kugura n'akamoto, kandi bisi murabona ntabwo agenda neza, ariko agerageza ibishoboka byose nk'umuntu ukuze, akagerageza koroshya ibintu, agashaka utuntu byibuza twashimisha umwana we, nta kuntu aba atagize. Ariko bisi ndebera, birababaje bisi kubona aka gahinda kose umwana yarabyirengagije byose, agahitamo gutera se agahinda, kugeza ubwo se birangiye bamugonze. Kuko nka kuriya yagakwiye no kubitekereza, akavuga ati ubwo papa atwara akamoto mu muhanda, ashobora nko kuzabitekerezaho ugasanga baramugonze. Nibyo umwana yagakwiye gutekerezaho mbere yo kubabaza se. Gusanga nyine nta kindi wakora, urarira nyine bikarangira, urarira, ariko nta kindi wakongeraho bitewe n'uko nta kindi wakora, kuko uba wamaze kubikora. Reba nk'utuntu twiza yari yamuguriye twose, yamwegeranyirije,
erega nko muri ziriya nshuti ziba zimuseka cyangwa se za nshuti mugendana buri munsi, burya nta kintu na kimwe zagufasha kuri ibyo ngibyo, bo bagutera agahinda. Reba nk'ibintu yari yasize yandikiye umwana,